Twese dusobanukirwa ahahise hacu, ariko nta n'umwe uzi inkuru zibanziriza ahahise hacu. Igihe twese twari insoro mu nda z'abatwibarutse, nta muntu n'umwe uzi igihe urukundo rutangirira kuza muri twe, ariko nta wabisobanura neza, ariko umenya turimanwa narwo. Imyaka yari ibaye 5, Rwema na Muhoza bategereje urubyaro. Amagambo yari yaravuzwe yari menshi, ariko urukundo rwabaga hagati yabo rwatumye barenga ibyo bavuzweho, ndetse nta n'umunsi n'umwe Rwema yasibye kubona urukundo mu maso y'umugore we, nubwo umuryango wa Rwema wahoraga umusaba kwishakira undi mugore kugira ngo abyare atazaca umuryango. Igisubizo cyari kimwe, yasubizaga ababwira ati: nakunze umugore wanjye, nkunda umugore wanjye, ndetse nzahora nkunda umugore wanjye. Muhoza yumvaga icyo gisubizo, ibyishimo bikamutera intimba. Yatangazwaga n'urukundo akundwa n'umugabo we, nubwo atarangururaga, ariko ijwi ry'amarangamutima rye ryasakurizaga muri we agira ati: urakoze cyane. Yabaga ari gushimira Rwema. Nyuma yo gusuzumwa inshuro nyinshi n'abaganga batandukanye, umunsi umwe mu buzima bwabo waraje, nuko inkuru itigisa amatwi ya Muhoza abwirwa ko atwite. Mu gicuku cya kare, Rwema aryamye nk'ibisanzwe, ijwi ry'umugore we ryaramusanganiye amubwira ko atwite. Bombi buzuye umunezero mwinshi cyane. Rwema ntabwo yamenye umubare w'abantu yahamagaye abasangiza iyo nkuru nziza. Amarira y'umunezero yazenze mu maso yabo bombi. Ibyo byose Rwema yarimo abyibuka ubwo yari ahagaze ku muryango w'ibitaro ategereje kumva icyo abaganga bavuga uburwayi bw'umugore we wari urwaye. Rwema yabonye umuryango ufunguka, abona umuganga asohotse akonje ku maso. Amusanganira yihuta, amufata mu biganza amubaza bati: ese bigenze bite? Umuganga yabanje gutuza, ubundi aramureba aramubwira ati: Rwema, biragoye, urasabwa guhitamo hagati y'abana na nyina. Hari hashize amezi 3 gusa bakira inkuru y'uko umugore atwite, kandi atwite impanga. Uburemere bw'isi bwose bwagiye ku bitugu bya Rwema. Acika intege, yicara hasi, ababaye umusazi, atangira kwivugisha ijambo rimwe yibaza ati: ni ukubera iki? Yakubise ibipfunsi hasi, akubita urukuta, ariko ibyo byose ntibigira amaraso, ntabwo byumva uburibwe. Umubiri we nawo waraguye ugwa ikinya, ntabwo wumvaga ubwo buribwe. Uko yongeye kuzamura akaboko agiye gukubita ku rukuta inshuro itabarika, ibiganza byoroshye byaramufashe biramukomeza. Ahindukiye abona n'isura y'umugore mwiza. Amanuye amaso gato abona ni umugore utwite. Inda yari ikiri ntoya, yanganaga nk'iy'umugore we. Mu ijwi ryoroshye uwo mugore yaramubajije ati: ufite ikihe kibazo? Ikiniga kizibiranye umuhogo we, ananirwa kuvuga, ahubwo amarira ashoka ku maso ye. Uwo mugore yakuye agatambaro mu gakapu, arakazamura, akamuhereza agira ngo yihanagure. Hari igihe tutavuga, ariko amaso yo akatuvugira byinshi biba byuzuye mu mitima yacu. Rwema yatangiye kwihanagura, ariko umutima ugakomeza kuzura igituza cye. Agwa igihumure, ataragera hasi. Sano ndetse n'umugabo we baramufashe. Urugi rw'icyumba Muhoza yari arwariyemo rwari rufunguye. Bahise bamwinjiza mu cyumba Muhoza yari aryamyemo. Ibyuma bisuzuma umutima kugira ngo birebe niba uri gutera neza birahuruzwa. Bivuga ko umutima we wendaga guhagarara. Abaganga bari babuze icyo gukora, bose bategereje umwanzuro wa Rwema. Yagombaga guhitamo niba bararokora umwana, ubundi akajya gukurikirana mu byuma byabugenewe. Icyari gikomeye ni uko byashobokaga ko iyo nda ishobora kuba iya nyuma, Muhoza atwite. Umwe mu baganga yaje kwakira Sano na Mugisha, nubwo bari bamuzanye mu cyumba atagakwiriye kuba arimo, ariko nta kundi, ubutabazi bw'ibanze butangirwa ahantu hose. Ibyuma byarimo bisakuza, ariko ubwo Sano na Mugisha umugabo we binjiraga aho ngaho, umutima wa Muhoza watangiye gutera neza, agaruka ku murongo. Byabaye igitangaza mu maso y'abaganga, batangira kwibaza ikibaye. Ubumenyi bwabo bwari bwananiwe, batangiye kurebana. Umwe muri bo ati: ibisekuru by'uyu mugore bimubaye hafi. Ni byinshi amaso yacu abona ntabashe kubisobanura. Batangiye gusuzuma niba umutima w'umwana uri gutera. Bari bikanze ko urwo ruhinja rwaba rwapfuye, ariko ibintu byose byari amahoro. Umutima w'umwana wari uri gutera neza, ndetse n'uwa nyina nawo byari uko. Sano na Mugisha basezeyeho ku baganga, nabo babashimira ko babafashije kwita kuri Rwema. Mugisha yafashe umugore we mu kiganza, ubundi bafata inzira baritahira.
Nyuma y'amasaha Muhoza yarakangutse, yatunguwe no kubona umugabo we aryamye aho ku bitaro. Abaganga bamusobanurira uko byagenze, ubundi amwicara iruhande amufata intoki. Buke Rwema yafunguye amaso, yongeye kubona abona ubwiza bw'umugore we, abanza kugira ngo ari kurota. Yari yahumuriwe n'urupfu, yakoze ku nda y'umugore we. Muhoza aramwenyura ati, humura, abana ni bazima. Rwema yuzuye ibinezaneza, areguka agira ngo abone agatege mu nseko y'umugore we, ubundi aramuhobera aramukomeza. Abaganga basabye Rwema kuzajya ajya gupimisha umugore we inshuro 2 mu cyumweru. Mu gutebya kwinshi arabasubiza ati, nimushake mumbwire njye muzana buri munsi. Barasetse nuko bombi basatira imodoka yabo. Ubundi Rwema afasha umugore we kwicara, dore ko yari asigaye amurinda nk'amata y'abashyitsi. Yamwitagaho cyane, ntabwo byari muri ibyo bihe gusa, ahubwo no kuva kera urukundo rugitangira hagati imitima yabo. Nta kindi kintu Rwema yari yarakoze usibye kwita kuri Muhoza. Bageze mu rugo buzuye amashimwe menshi cyane. Rwema yarebye ifoto ye na sekuru ari kumwe nawe ubwo yari akiri umusore, ayikubita imbere avugira mu mutima ati, niba ari wowe cyangwa se ari Imana y'u Rwanda yatabaye, mwakoze cyane. Muhoza yari azi ko Rwema ari kwambaza ibisekuru byiwe, nawe aragenda amufata ku rutugu. Ibyishimo byarongeye byuzuraho mu rugo rwabo. Akantu kose kakoma Rwema agaturika agatarukira hejuru, ajya kureba uko Muhoza amerewe. Muhoza akamusaba gutuza. Icyumweru cyose cyakurikiyeho Rwema yari yanze kujya ku kazi, avuga ko agomba kuba hafi y'umugore we. Yahozaga amaso kuri kalendari areba itariki yahawe yo gusubiza umugore kwa muganga kugira ngo bamusuzume. Ibipimo byose byagaragazaga ko umwana ameze neza mu nda. Yari inshuro ya 3 aherekeje umugore we kwa muganga. Buri uko umugore we yatindaga mu cyumba cyo kwa muganga, umutima we warateraga cyane, amatsiko akamwica. Se warotaga abonye umugore we asohotse amahoro. Yitsaga imitima, akamera nk'aho ari bwo amubonyeho bwa mbere. Muhoza yari amaze kwicara mu modoka yisatse, asanga yibagiwe telefone ye. Rwema wari utangiye kwitegura kwatsa imodoka yahise asohoka amubwira ko agiye kubaza abaganga bari kumwe nawe. Yasize amubwiye ko atagomba guhangayika, ko telefone ye iraboneka. Muhoza yamukurikije amaso, asigara amwenyura. Yahoraga ashimira ko yahawe umugabo w'inzozi ze. Hari ubwo yabonaga urukundo akunzwe akagira ngo ari kurota, ariko ibiganza bya Rwema byamukoragaho akumva icyanga cy'ubuzima. Ni inzozi za buri muntu wese gukundwa, gusa bikaryoha cyane iyo nawe akunze agakunda. Ubwo Muhoza yarimo areba inzira Rwema yanyuzemo agenda, yongeye kubona agaruka amwenyura cyane afashe telefone mu kuboko kwiwe. Ubwo Rwema yarimo agenda, yongeye kubona kuri Sano yari wenyine, bagahuza amaso. Rwema nawe aramwenyura aramubwira ati, nanjye ndakwibuka. Sano ati, mpereza agatambaro kanjye. Rwema yarabisetse amubwira ko yakabitse mu rugo kandi yakabitse neza, kuko yumvaga afite icyizere ko bashobora kuzongera kubonana. Muhoza yarahanze amaso Sano, amatsiko yo kumenya ibyo barimo baganira ari menshi, ariko ntabwo amajwi yabo yabashaga kumugeraho. Yatungurwaga no kubona Rwema ari kunyuzamo agaseka. Rwema asabye Sano ko yaza agasuhuza umugore wari uri mu modoka. Sano nawe ntiyabitinze, ako yumvaga ngo ubushuti buva ku nzira. Sano na Rwema basatiriye imodoka. Muhoza yijijisha nk'aho atari kubareba. Rwema yabwiye Muhoza ko Sano yamutabaye. Muhoza ashimira Sano ko yabaye hafi y'umugabo we ubwo Muhoza na Sano barimo baganira. Bafatanye mu kiganza ntibarikurana. Ikiganiro cyose cyabaye hagati yabo uko ari batatu, kwibwirana ndetse n'ibindi byabaye. Sano na Muhoza bafatanye mu kiganza. Rwema yarebye Sano amubaza niba ari wenyine. Sano amubwira ko yaje kwisuzumisha ari wenyine. Rwema yamugiriye impuhwe amusaba ko yaza bakajyana bakamufasha kugera mu rugo, dore ko n'inzira yari imwe. Ubwo imodoka yarimo kugenda batuje baganira gake gake, Muhoza yasabye Rwema guparika, agaparika imodoka. Rwema yayiparitse amubaza ikibaye. Muhoza amureba mu maso amusaba gutuza, ahubwo nuko yari ashaka kujya kwicara inyuma aho Sano yari yicaye.
Rwema ntabwo yabyumvishe ariko nicyo umugore we yari ashaka. Sano yarabisetse ubundi amuherekeza ikaze kuri iyo myanya y'inyuma. Bombi bicaye hamwe, Rwema atera urwenya agira ati ndumva ntangiye kugira irungu. Muhoza akimara kwicara umwana yateye imigeri mu nda arabyumva. Ubwo ibyo byarimo kumubaho na Sano byari uko ku mwana we yarimo atera imigeri mu nda. Bombi babiganiraho bumva ni ibintu bisekeje. Nyamara mu yindi si y'aho amaso yacu atabasha kubona hari ubundi buzima bwariyo, undi munezero wari uri kurebayo mu buryo nabo batazi. Ibiganza byabo byongeye guhura ubwo baganira bafatanye, banyuzagamo bakareba n'akana ko mu jisho, bombi bishimiranye. Nuko ubwo twasatiraga aho bari butandukanire, Sano yereye Muhoza ati uwo mwana utwite azitwa nde? Muhoza ntiyabitekerejeho kenshi, yahise amusubiza ati azitwa Shema. Sano ati ni agahungu disi. Aba arakomeje ati nanjye nwita agakobwa kitwa Teta. Bageze aho Sano agomba kuviramo, ibiganza byabo byuzuye icyuya kubera gufatana. Sano yabwiye Rwema ko nibongera guhura azamuhereza agatambaro ke. Ntiyari agakeneye ahubwo ko ari ugutebya kwiwe. Muhoza yasezeye kuri Sano ubona adashaka kumurekura, ariko Sano nawe yananiwe gushingura ikirenge imodoka itaragenda. Muhoza yumvaga yafata ibiganza by'umugabo we akamubuza gutwara imodoka. Muhoza yagiye yicuza impamvu atigeze amusaba nimero za telefone. Muhoza na Sano ntabwo basobanukiwe uburyo guhura kwabo kwabaye kwiza ku buryo bakumburanye bagitandukana. Sano yageze mu rugo asanga Mugisha amutegereje. Yarimo areba ku isaha, buri kanya yibaza impamvu yatinze kugera mu rugo. Mugisha yari atangiye guhangayika kuko yari yo nshuro ya mbere umugore we agiye ku bitaro ari wenyine. Akenshi abaganga bagira inama abagabo ko bagomba kujya baherekeza abagore babo kwisuzumisha. Mugisha akimubona yamwakiranye ubwuzu, umunaniro yari avanye mu kazi wayongeye mu kumwenyura k'umugore we Sano. Indyo iryoshye nyine basangiye kuri uwo mugoroba, ariko izina Muhoza ntiryigeze riva mu kanwa kiwe. Mugisha yatangiye kugira amatsiko yo kumenya uwo Muhoza. Sano agerageza kumusobanurira uwo ari we, gusa kubera akazi kenshi Mugisha yabaga afite ntabwo yibukaga isura yiwe neza, ko ariyo ya wa muntu bahuriye ku bitaro. Gusa ntabwo Mugisha yasobanukiwe impamvu umugore we atari gukura izina rya Muhoza mu kanwa kiwe. Iyo aza kuba ari kuvuga izina ry'umugabo Mugisha yari gufuha, kandi agafuha cyane. Gusa yarabyirengagije, ubundi we n'umugore we baritegura, ubwo bajyana kugura imyenda y'uruhinja nk'uko bari babiteguye. Mu nzira bagenda, amaso ya Sano ntabwo yari atuje, yarimo arangaguza hirya no hino. Mugisha biramuyobera, amubaza impamvu arimo agenda agwa ku bantu. Sano yatunguwe n'amatwi y'umugabo we ubwo yamubwiraga ati ndi kureba ko niba nakongera kubona kuri Muhoza. Mugisha wari ugiye gutera intambwe agana imbere yahise ahagarara areba umugore we mu maso. Yatangiye gushidikanya ko uwo Muhoza yaba ari umugabo, ariko Sano amumara impungenge amwenyura cyane, amubuza gufuha. Arangije aramubwira ati Mugisha ndagukunda cyane. Mugisha yamufashe akaboko dore ko amasaha yari ari kugenda. Bombi batoranyije imyenda, gusa uwo murimo Mugisha awuharira Sano. Namwe murabizi ibyo kujyana n'umugore guhaha. Nyuma yo gutoranya imyenda imunyuze barishyuye, ubwo barataha, ariko n'ubundi nta mpinduka. Sano yagiye areba buri mugore wese bahuye mu maso, ariko inzira ntiyamubaniye, yarinze agera iwe atari yabona kuri Muhoza. Mugisha we yari atangiye kugira amatsiko yo kubona uwo mugore utari kuva mu kanwa k'umugore we. Yewe n'inzozi zabaye nk'uko buri kanya Sano yashidukiraga hejuru ari kuvuga izina rya Muhoza. Ubwo Mugisha agakanguka akamwitegereza. Mugisha yabiburiye ubusobanuro, ubwo byita amayobera abera ku bagore batwite, kuko hari igihe kigera bagakunda ibyo bangaga cyangwa se bakanga ibyo bakundaga. Byarimba bakavumbura ibindi bintu bishyashya muri bo. Abanyarwanda bati buri mugore utwite agira icyo ararikira. Muhoza yari yakangutse kare kugira ngo ategurire amafunguro umugore we ajye mu kazi ariye.
ubwoba bw'uko umugore we ashobora kugira ikibazo bwari bumaze gushira. Impumuro y'ibiryo niyo yakanguye umugabo we. Yaje ashaka kwirira ariko Muhoza ntiyamukundiye. Yamusabye kubanza yajya koga kuko ngo biba byiza kurya umaze koga. Ku meza bombi bicaye, Rwema yanyuzagamo agaseka Muhoza akibaza ikiri kumusetsa, ariko Rwema ntakivuge, akongera akisekera kugeza ubwo Muhoza yabaye nk'urakaye gusa bitari iby'urwango ariko iby'amatsiko avanze n'urukundo. Rwema yamwingingiye kongera kumwenyura nuko Muhoza amubwira ko natamubwira impamvu arimo kumuseka. Rwema abashyize ikiyiko mu isahani ubundi arambura ikiganza cyiwe afata ku ntoki z'umugore we, aramubaza uti kuki wahisemo kwita umwana wacu izina utambwiye? Muhoza yabitekerejeho abihakanira hejuru ati njyewe ndarengana. Mu kumwenyura kwa Rwema arakomeza ati iri joro ryose ntabwo watumye nsinzira, wavugaga ijambo rimwe gusa, nagize ngo bakuroze. Muhoza agira amatsiko yo kumenya iryo zina yaraye ari kuvuga. Rwema ati waraye uvuga izina Sano. Muhoza ahita amukubita agashyi ku ntoki ziwe, nta banga ryari ririmo, nawe yumvaga amukumbuye. Rwema yakomeje kurya amubwira ko atari byiza guhitamo izina arebeye ku muntu bahuye bwa mbere, ndetse yatangiye kwibaza ikintu gitangaje yabonye kuri Sano ku buryo araramuvuga bukarinda buke, ariko bombi byababereye urujijo. Ubwo barimo basoza kurya, Muhoza yatwaye n'ibitekerezo, nuko Rwema amukozeho asa nk'umukanguye. Undi mu kuvuga abashidukiye hejuru ati ndagukumbuye Sano we. Rwema yarabisetse mu makenga menshi ati ibyawe n'uriya mugore ni ukubyigaho. Muhoza aramwenyura ati wakoze ugusangira nanjye iki gitondo. Rwema aramwikiriza ati nawe wakoze guteka kandi ndagukunda cyane. Nk'uko bisanzwe yamusomye ku itama, nuko Muhoza amusaba ko naramuka abonye kuri Sano agomba kumwaka nimero ziwe kugira ngo bajye baganira kuko yumvaga ashaka kumumenya cyane. Rwema yafashe ibitekerezo bye biri kure, yabonaga buri muntu wese wambaye umwenda usa nk'uwa Sano akamureba mu maso agira ngo arebe niba ari we, ubundi amwake nimero ariko agasanga si we. Ntabwo Rwema yumvaga ukuntu Sano na Muhoza bahuye inshuro imwe bakaganira bikavamo urukundo rungana gutyo. Yatwaye imodoka yiwe, amatsiko ntiyamukundira, aho gukomeza agana ku kazi aba yerekeje ku bitaro. Yagiye ashakisha aho bapimira abagore batwite, asanga abagore baherekejwe n'abagabo babo ku murongo, ubundi nawe ahagarara ku murongo. Umwe ku wundi, bamwe basohoka muri icyo cyumba banezerewe, abandi bagasohoka bababaye ariko bagifite icyizere cy'uko buzacyana ayandi. Ibi bahangayikishije bikagenda neza. Rwema nawe yarinjiye, abaganga bari bamumenye kuko igitangaza cy'uburyo umugore we yari yakize abaganga bose bari babizi. Umuganga akimubona yarebye inyuma yamubaza impamvu atari kumwe n'umugore we. Rwema yabanje kubwira umuganga ko ejo hashize aribwo bari baje kwisuzumisha. Umuganga ati hari ikibazo umugore wawe afite? Rwema yabanje kwiyumvira ibitekerezo buri ukuntu abisobanura. Umuganga nawe amurebana amatsiko. Rwema arashira arabaza ati ese umugore witwa Sano wari waje gusuzumisha umwana we hano mwaba mumuzi? Umuganga yaratunguwe kuko yari azi izina ry'umugore wa Rwema. Ati uramushakira iki? Rwema yasabye umuganga ko yamuhereza nimero za Sano, ariko umuganga amubwira ko bitemewe gutanga amakuru y'umuntu uza kwa muganga keretse abiherewe uburenganzira. Rwema yariyumviye ubundi arahaguruka ashira muganga, arangije arasohoka. Ageze ku modoka ye yibaza ibyo arimo, alamu yiwe ibimwibukije ko afite iminota 30 iri imbere. Yacaniye imodoka, ntiyita ku bimenyetso n'amategeko yo mu muhanda kuko yagiraga ngo igihe kitamusiga. Sano yari yatetse inyama kuko yazikundaga cyane, ariko kurya byaramugoye. Yumvaga umutima we uremerewe uri gutera ushakisha Muhoza. Yarimo amutekerezaho cyane, akibaza niba nawe ari kumutekerezaho. Sano yari umwanditsi w'ibintu bitandukanye. Ntiyumvishe y'ibiryo, ariko intoki zatetejwe no kwandika akandiko akandikira Muhoza kuko umutima we wari ushaka kuganira nawe.
Ubwo Sano yari yicaye afashe ikaramu, urupapuro rusa umweru, ashaka aho yahera yandika urwo rukumbuzi. Yibajije niba agiye kwandika ibaruwa, biramuyobera. Yibaza niba ashaka kwandika igisigo, nabyo biramushobera. Yaciye impapuro nyinshi kuko yandikaga ijambo rimwe akabura irya kabiri. Yabonye bimushoboye, yariteguye, ugafata agakapu k'abadamu, ubundi afunga inzu yabo, afata inzira aragenda. Ntiyari kubasha kwisobanurira iyo agiye, gusa yari afite icyizere cy'uko ashobora kubona Muhoza. Mu bitekerezo bye ndetse no mu mutima we nta bindi bintu byari birimo usibye Muhoza wenyine. Ntabwo yari azi ikiri kumuhatiriza gukomeza iyo nzira, ariko yari ameze nk'umuntu udafite amahitamo yo kubihagarika. Uko yakagiye yatunguwe no kubona inzira imwerekeje ku bitaro. Yagendaga abaza buri muntu wese niba yabonye kuri Muhoza, kugeza ubwo yageze ku mugore umwe. Amubajije amubwira ko Muhoza yari ari aho kandi ko nawe yari ari kumubaririza. Sano yaratunguwe kumva ko nawe Muhoza arimo kumushakisha. Yongeye agatege ugatangira kuzenguruka ibitaro byose, ari nako akebaguza. Umutima wari uri kumusunika, yabaye nk'umusazi. Ubwo yari amaze kunanirwa yaciye bugufi yicara ku ntebe zawo. Gushingura ibirenge ngo atahe byaranze, ahubwo yumva yuzuye intimba z'uko atari kubasha kubona Muhoza. Igice kimwe cy'umutima we cyaganirizaga ubwonko, akibaza impamvu yicaye aho ngaho nawe ntayisobanukirwe, ariko yashaka gutaha akumva aremerewe. Yahanze amaso ikirere, yibaza ibiri kumubungamo. Buri rugingo rwose rw'umubiri rwamubazaga Muhoza. Yatangiye gucika intege, umubiri we urahondobera, icyuya kiramwuzura, ugatangira kuruka ndetse no gutitira cyane. Abarwaza bari hafi baje kumufata bamubaza icyo yabaye, ari nako bamwihutana bamujyana kwa muganga ngo bamwiteho. Ubwo yarimo agenda yagiye ahamagara izina rimwe gusa agira ati, Muhoza, Muhoza, Muhoza.